haleluya. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro irembo ry'ijuru tugezwaho na Pasiteri Jose Ingabire buri wa kabiri isaa 5 z'amanywa kuri Radio Mucyo 102.8 FM. Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Ukeneye inama cyangwa se gusengerwa, wavugisha Pasiteri Jose Ingabire kuri 078 44 66 066. Irembo ry'ijuru ni Yesu Kristo. Turagushimye kuri Imana ikomeye, turagushimye kuri Imana yabera. Iki gitondo turakunezerewe, duciye bugufi mu maso ya Kristo Yesu kugira ngo ahabwe icyubahiro. Dusengeye buri wese uduteza amatwi kugira ngo Uwiteka Imana ishobora byose umuhe umugisha. Abaherereye mu gihugu cyacu mu Rwanda ubaho umugisha, abari hanze yacyo nabo baho umugisha. Mwami Yesu Kristo, ndakwinginze kugira ngo buri wese agirirwe neza nawe. Tuguhaye ikaze Yesu Kristo kugira ngo utuyobore mu ijambo ry'Imana. Umugisha wageneye abakwizera buri wese umugereho. Urakoze, tuguhaye ikaze na karibu muri byose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Dushimiye Imana ko tugeze muri studio ya Radio Mucyo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Joel, karibu. Asante sana. Wasuhuza abantu badukurikiye. Nshimye Imana ko tugeze hano muri iki gitondo, tukaba tugiye gukora umurimo w'Imana. Turayishimiye kandi n'abantu badukurikiye, Uwiteka abaho umugisha, abaha imbaraga zo kumva ijambo ry'Imana. Ni karibu muri studio za Radio Mucyo. Imana iguha umugisha. Cyumweru ni kishi cyagenze neza. Cyumweru cyagenze neza, cyumweru cyari cyiza rwose, nubwo cyagize imvura nyinshi, ariko imvura ni umugisha. Amen. Gusa cyabaye cyiza muri rusange. Imana ihabwe icyubahiro. Rero abadukurikiye tubifurije igitondo cyiza cy'umugisha. Uyu munsi ni umunsi w'umugisha. Mu by'ukuri turacyari mu kwa mbere. Turabizi neza ko twinjiye mu mwaka w'uburumbuke, twinjiye mu mwaka w'umugisha. Tubifurije umugisha w'Imana. Abadukurikiye, abadukunda, mwese turabifuriza umugisha w'Imana. Rero iki gitondo twabateguriye ijambo ry'umugisha. Ijambo riri mu Itangiriro 37. Turahera ku murongo wa 4 tugeze ku murongo wa 10. Imana imuhe umugisha. Reka dusome. Amen. Ngo bene se bamenye yuko se amukunda birusha ibyabo, bose baramwanga, ntibajya bagira ineza bamubwira. Yosefu arota inzozi azirotorera bene se, barushaho kumwanga. Arababwira ati, ndabinginze nimwumve inzozi narose, ngo twahambiraga imiba mu murima, umuba wanjye urahagarara urema, iyanyu miba ikikiza uwanjye, iwikubita imbere. Bene se baramubaza bati, ni ukuri wowe uzaba umwami wacu? Ni ukuri wowe uzatwara izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Yongera kurota izindi nzozi azirotorera bene se ati, nongeye kurota izindi nzozi, ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyikubise imbere. Azirotorera se na bene se. Se aramucyaha aramubaza ati, izo nzozi ni inzozi iki? Ni ukuri nge na nyoko na bene so tuzaza twikubite hasi imbere yawe. Haleluya. Bene se bamugirira ishyari, ariko se akajya yibuka ayo magambo. Imana iguha umugisha. Haleluya. Iki gitondo turi ku nkuru za Yosefu n'umuryango we n'abavukanyi be. Iri jambo ndumva nariha umutwe uvuga ngo twirinde kugira ishyari cyane. Imana ishimwe. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo Uwiteka yitegereje Yosefu, asanga amufitiye icyizere, asanga azamugirira neza cyane. Undi ikintu cyitwa iyerekwa
rivuga ibiriho, rivuga ibizaza, rivuga n'ibitaraba. yego. Rero iyo umuntu agize inzozi abyita ko ari icyo cyonyine, ko ari uko gusa, ariko inzozi burya zifite icyo zivuze. Si zose, si zose. yego. Niki cyatumye bene se bahagarika umutima n'izi nzozi Yozefu yagize? kandi yazibabwiraga buri munsi, kandi Uwiteka akamusanga buri munsi, akamuganiriza buri munsi, nawe akazivuga. yego. Ariko bahagarika umutima n'inzozi yagize. Icya mbere, bene se baramurutaga, bari bakuru be bose, bari bakuru be bose. Kubera iki bahagaritse umutima? Kubwiyerekwa, kubw'inzozi yagize. bagiriye ishyari mwene se, Kubera iki bagiriye ishyari mwene se? murumuna wabo, umwana uri mu ntege, ariko bahagarika umutima n'inzozi yagize. Uyu munsi njye mbona uyu munsi ikintu cyitwa ishyari, igituma we ararose abibwiye bene se. Njye mbona nta kosa yari yakoze Yozefu, nta na rimwe rwose, kubera ko barabavukanye be, kandi yagombaga kubabwira uko Imana ibana nawe. amen. Haleluya. Arangije arababwira ati rero nagize iyerekwa, umuba wanyu miba yanyu yikubita imbere, ariko Uwiteka ni umwungeri mwiza, niko Dawidi yavuze. Aravuga ngo Uwiteka ni umwungeri mwiza, ngo sinzakena, ngandyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Rero ubwatsi bubisi, Imana isanga Yozefu, irangije iramuganiriza, imwereka inzozi nawe aravuga ati reka nzibwire bene data. cyane. Cyakora birashoboka ko atarazi nicyo bivuze. Ntabwo yari azi icyo bivuze, ahubwo bo barabyibwiraga, barabimenyaga, bakavuga bati uyu mwana Imana izabana nawe, uyu mwana tuzaba umugaragu we. Kuko nk'izi za nyuma so isera ngo yaranamucyashye, nibwo bwa mbere ibi tugaragaza ko Yozefu yigeze abwirwa nabi na se. Isenga aramucyara amubwira ngo ceceka, njye na nyoko na bene so tuzaba abagaragu bawe. Birashoboka. Inzozi ze zarasomekaga, barazumvaga bakazumva neza. Bo barazumvaga, kandi umwana we ntiyazumvaga. We ntabwo yazumvaga. Yumvaga ari inzozi ya Rose. Yumvaga ari ibintu biri aho. Ari ibintu. Ariko Mana yanjye we. Icyo numvamo pastor, uzi ko Satani amenya inzozi z'umuntu akazirwanya nubwo nyirazo batarazimenya. Ceceka shawe. Ubu ngubu koko Mana yo mu gihugu. Uzi ko Satani amenya inzozi z'umuntu akazirwanya nyirazo ataranazisobanukirwa ngo azihagararemo neza. None se ntabwo abazizi, nicyo gituma ubaye uzizi ntiwanazivuga. Ubazi hari igihe uba uzi yuko warose gusa, kandi noneho ntuzi. Ntabwo urumva abantu baguhamagara ati narose gutya na gutya, ati se bisobanuye iki? Mu by'ukuri ntabwo ababizi na gatoya. Rero Yozefu, umwuka w'Imana wari uri kuri we, wabanaga nawe, umwuka w'Imana wabanaga nawe, ariko abandi abo bavukana ese ni ukubera ubundi umugisha kubera icyo hagurukirirwa n'umuntu uwo ari we wese uwo muvukana. Ntabwo babura kumurwanya kuko Imana yari kumwe nawe. Hari irindi jambo nasomye naryo rya Yozefu bamaze kumugurisha, ngo Uwiteka bakumwe na Yozefu agira ukuboko kwiza. Itangiriro 3:9 murongo wa 2, ngo Uwiteka abakumwe na Yozefu agira ukuboko kwiza, aba mu nzu ya shebuja umunyegiputa. Ngo shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza ku cyo akoze cyose. Imana ihabwe cyubahiro. Ngo Yozefu amugiriraho umugisha, aba ari we akorera ubwe. Imana ishimwe. Yesu nashimwe. Amugira igisonga cy'urugo rwe rwose, amubitsa ibyo atunze byose. Haleluya. Bishatse kuvuga rero umugisha, icyatumye Yozefu agurishwa na bene se kwari ukugira ngo icyo yarose kizasohore. Bareba bamugurishije bakirwanya, ariko iyo urebye hano mu Itangiriro 45 pastor, nibwo ubona neza ko nabo batari bo. Itangiriro 45 umurongo wa 4 n'uwa 5, ngo Yozefu abwira bene se ati ndabinginze nimunyegere. Baramwegera, aravuga ati ndi Yozefu mwene so, mwaguze ngo ajyanwe muri Egiputa. None
ntimubabare, amena ntimwirakarire amena yuko mwaguze ngo nzanwe ino, kuko Imana ariyo yatumye mbabanziriza yego. ngo nkize ubugingo bw'abantu. Hari ikintu nibaza rero Joel, abadukurikiye Yego. uyu munsi mba ndi umukristo ngahura n'intambara, nkazihura nazo wa intambara nyinshi, ariko nyuma y'intambara ntago mbuzi umugambi uri muri iyo ntambara. Ntabwo abantu bose babizi. Niko Imana yaturemye. Nuvuga ngo inzozi zose zigira intambara. Bivuga ngo uyu munsi Yosefu ntabwo nyuma y'izi ntambara yarazi yuko koko n'ibyo yarose bizasohora. Ntabyo yarazi. Ahubwo bene se bafata ikanzu bakayisiga amaraso bakayishyira ise, na se ntiyarebaga za nzozi yarose umwana. Ntabwo yari akibyibuka. Uziko nta muntu usohorezwa amasezerano azi neza yuko aho azaca. Ntabwo arazunguzwa. Uza aho amasezerano azanyura wanayatanga mbere, kandi amasezerano azira mu gihe gikwiriye. Iyo wubashye Imana, iyo ubanye n'Imana ukihanganira Imana, icyiza cy'Imana, ukuboko kw'Imana ngo kwamugumyeho. Impamvu kwamugumyeho n'ubundi yari ameze nk'impumyi, nese yarazi ko ukuboko kw'Imana kumuriho, ahubwo yarakiranukiraga Imana gusa. Bivuga ngo dushatse twakiranukira Imana, icyo Imana yagambiriye kirasohora nta kabuza. Haleluya. Mu gihe gikwiriye Imana isohoza gukiranuka kwayo. Bishatse kuvuga ngo Yosefu ugiye ukuntu umutekerezaho, Yosefu usanga yaravunitse. Nibwo buzima turiho uyu munsi cyane. Imana iraguhamagara ugakizwa, ariko utazi ibikomeye Imana izagukoresha. Yosefu kandi Satani we abazi icyo uzaba cyo, akakurwanya, akakuzerereza, akagukora mu mujyi wa Kigali, akakujyana mu cyaro, akakuzonga. Nese ariko Imana ni umutunzi w'imbabazi. Nge ndashaka kubariza abadukurikiye Jowe, kubera iki Satani agomba kumenya umugambi w'Imana? Imana ikwiye guhisha umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Ntabwo Satani yabuyoberwa, kuko Satani iri cyegera cy'Imana, ngo ni marayika warutaga abandi. Umva rero, erega Satani burya ntabwo ari izina pastor. Satani ngo ni imirimo. Agotetse ni imirimo. Satani ntabwo ari izina. Satani ni ibikorwa. Ni ibikorwa abantu nyine bakora. Iyo ukoze ikintu kibi, uriya muntu arimo shitani. Nicyo bivuze. Ntabwo rero uyu nguyu yitwaga Rusuferi, marayika w'umucyo. Marayika w'umucyo rero ntiyayoberwa iby'abana b'abantu bibabaho. Uyu munsi rero ntabwo abantu babisobanukiwe. Aravuga ati ngewe, ati narasenze, ati Imana imbwira gutya, ati none ni ukubera iki Imana ko ifite imbaraga kurenza Satani? Abadukurikiye nibo ndi kubariza, babandi bose baza n'ibibazo byinshi. Nge sinibaza kubera iki nahura n'ibibazo Imana na Satani gifite imbaraga n'iki? Igifite imbaraga ni Imana. Ni Imana iri hejuru y'ibyo byose. Rero muri icyo kibazo Imana ibishaka kugira ngo ukomere, uzabona imbaraga zayo. Imana ni ifite imbaraga, gusa nanone imbaraga zayo ziba no mu mwana w'umuntu, kuko ngo yamushyize inzira ebyiri imbere. Irambwira ngo hitamo iburyo cyangwa ibumoso. Uriya muntu rero wivovota uzana ibyo bibazo aba yarananiwe agahitamo inzira mbi. Yahitamo inzira mbi akavuga ati ko nta Mana mbona, kandi iyo nzira nta Mana irimo, ahubwo ahise mwizamwica, agahitamo imwica. Haleluya. Bifashatse kuvuga ngo rero ngewe ikintu nabwira abantu badukurikiye, aho unaniriwe hagume utegereze Uwiteka, ushimikiriza, watabarwa utatabarwa, guma ku musaraba, niho tuzabonera aho nta handi niho hari ibitonyanga bimara umubabaro. Haleluya. Abadukurikiye turabashuhuje kandi tubifurije kunezerwa n'iri jambo ry'Imana. Niki gitumye wiheba? Ko Yosefu yabanye na bene se, Imana ikamusanga ikamuha iyerekwa, ikamubwira ati humura. Bishatse kuvuga ngo rega Imana ariho imuha iyerekwa ry'ahazaza, kandi nabyo yabwiye bene se ngo ni muhumure. Reka nkubwire jo, iyerekwa ry'ahazaza riravuna. Riravuna kuritegereza, biravuna abarirwanya. Ubundi uzaba ukomeye ugomba kurwana cyane. Ntabwo riga umutsinzi wese agira ibyo atsinda. Niwumva ngo umuntu yaratsinze aba afite ibyo yatsinze. Ntabwo waba umutsinzi ntabyo watsinze rero. Amen. Kugira ngo abe umwami wa bene se na nyina na se, byagombaga ko agomba gutsinda intambara zose. Iyo usomye Bibiliya ikubwira ko bashatse kumwica ngo agituruka hirya, ariko Rubeni aravuga ngo mwimwica
ngo reka tumujugunye mu rwobo rw'amazi. bishatse kuvuga Rubeni yakorewemo n'umwuka w'Imana, yakorewemo n'Imana. irya sezerano Imana yarindaga. Ukuboko kw'Imana kukuriho, Satani arakurwanya ariko nta gutsinda. Amen. Ariko ashobora kugutsinda biteye gute? Agutsinda iyo warangaye. Iyo warangaye wabivuyemo. Kuko Rubeni yarabwiye ati kumujugunye mu rwobo, bamujugunyamo. Ariko we ngo yigiraga inama yo kumukiza ngo amugarure, kuko yagombaga kumubazwa niba ari mukuru. Ngo agiye hirya agarutse, Yuda aravuga ngo twakwica uyu mwana, ngo amaboko yacu atazamubazwa. Urumva ukuntu Imana yajyaga mu mitima yabo, ngo ahubwo tumukuremo. Kandi bari bamufitiye ubushobozi bwo kuba bamwica, ariko rya sezerano niryo sezerano rikajya mu mitima yabo rikavuga ngo mwimwice. Ngo bigira inama ngo reka tumugurishe mu banzi aba ari bo bazamwica. Ariko bari abantu kubera iki umutima wabo utahuzaga, ngo baragaragaza amarangamutima yabo, bavuga ati ubundi se ko ari murumuna wacu. Ikintu bari bahuriyeho ni kimwe, ni ukumurwanya. Ariko umutima, none se Rubeni kubera iki yashaka kumukiza? Yashaka kumukiza ngo yibwiraga ko ari we mukuru, ari we se ari bumubaze. Imana ni umutunzi w'imbabazi, igira ahantu igukiriza, ifite imbaraga nyinshi. Abantu badukurikiye nibahumure, Imana yacu ifite imbaraga nyinshi. Kandi Imana yagukiriza aho uzi naho utazi. Mu byo utazi uwo ari kukwica niwe wanagukiza kubw'imbaraga. Yakijijwe n'abari kumwica. Yakijijwe n'abari kumwica. Rero sinzi, ubugari bw'ijambo ry'Imana ni ikintu gikomeye. Ubuhanuzi buri muri Bibiliya, ariko abantu ntago babizi. Bakeneye kumva ngo Imana yavuze, ariko ndagutangariza ngo cyane cyane ubuhanuzi buri muri Bibiliya. Imana yisangiye Yosefu ari umwana atazi ripfa n'irikira, ikamwereka se na nyina bazamwikubita imbere, ikamwereka bakuru be bazamwikubita imbere, bibatera impagarara. Uyu munsi nawe igitumye Satani ari kukurwanya ni iki Imana igambirira kugukoresha? Ni ikiri muri wowe. Bishatse kuvuga ngo uyu munsi wa none, Joel, uyu munsi wa none hari igihe tuba twicaye ku masezerano, ariko wareba inzira ukavuga ati Mana, inzira ni izihe? Kore ntazo mbona. Nasanze Imana idakorera mu nzira runaka uzi. Iyo uhagaze ku musaraba ugategereza Imana, inzira ni iz'Uwiteka. Amen. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo Uwiteka nawe tekereza kugira ngo Imana ikorere mu bari bagiye kukwica. Bahuje inama ugituruka kure, bakavuga ngo dore nguriya arimo araza. Agize bagahita bavuga ati rero twice igikoko, dufata amaraso dusige ikanzu, twishyure data, tumubwire ngo umwana yapfuye. Ariko wa Mana urahera ufite ubutwari. Isengwa ararira aravuga ngo nzarinda njye ikuzimu nta uramara umubabaro w'umwana wawe. Haleluya. Reka nkubwire, ni ikanzu isize amaraso, ibigeragezo turi gucamo, ni ikanzu isize amaraso. Ineza y'Imana irahari. Bivuga ngo Yosefu yinjiye mu mubabaro igihe kinini, ariko nyamara umwana yarategereje umunsi azamubona, kandi yaramubonye. Rero igitumye rero aka kanya, igitumye twabwira abadukurikiye, niki gitumye mubabara, niki gitumye murangara, niki gitumye musubira inyuma, niki gitumye mufite amarangamutima yo kuvuga ngo ndumva naniwe. Usko duhura n'abantu bavuga ngo Imana yavuganye nanjye, ariko sinzi igihe bizasohora ryari. Pastor akaza arira amarira yikubita hasi avuga ngo simbizi, banyirukanye mu nzu, ndashonjesheje abana. Uyu muntu nta kindi kimugerageza ni isezerano rirakugerageza. Kandi nawe utazi Imana biroroshye kurivamo, kuko Yosefu yageze kwa Potifari, muka Potifari ati tukaryamana. Yosefu ati ntitwaryamana, aho arageragezwa. Kandi ukuboko kw'Imana kumuriho, ariko umuntu ugihumeka, ukuboko kw'Imana kukuriho ntibyakubuza kugeragezwa, ariko habura ukurindwa. Reka nkubwire abadukurikiye basobanukirwe ko umuntu w'Imana niwe ugeragezwa. Arageragezwa cyane. Umuntu uzakomera niwe wa mbere ugeragezwa. Erega gukomera kuva mu ntambara. Amen. Haleluya. N'abadukurikiye baravuga ati gukomera kuva mu ntambara. Niba ari ibyo tuba boroheje se, dushaka gukomera ntabwo umuntu yakwikomeza. Umuntu akomezwa n'Imana, kandi Imana igukomeza bitewe n'ibyo yagucishije. Ubundi ikintu cya mbere, umuntu akivuka, Imana iba yaragennye icyo azaba. Avuka umurongo w'Imana uhari. Ariko se hari igihe rero Satani akata iyerekwa. Ubu si yo Yosefu yemera akaryamana na muka
Pofita byari kugenda gute? yari kubarangiriyeho, yari guhora mu rugo rwa Potifari. Abadukurikiye Bene se ntibari kumwikubita imbere. yari kwitamo umugaragu wa burundu. Wa burundu. Haleluya. Imana ikajya ibana nawe agakora akazi ko mu rugo neza. Erega no gukora akazi ko mu rugo ni umuhamagaro. Ntago ari umuhamagaro, ni umuhamagaro. Reka nkubwire gute. Reka abantu ntago bahamagariwe bimwe. Ntago bahamagariwe rimwe, ariko iyo tubisengeyemo tubikurwamo neza. Ukabivamo ukajya mu bindi. Haleluya. Ayiwe, iyo akora icyaha byari kuba birangiye. Yari guhamaho, yari kuba umugaragu mwiza wa Potifari. Bishatse kuvuga ngo rero ntago yari kuba umutware wa Egiputa. Yari kuba umugaragu mwiza wa Potifari. Nta hantu yari guhurira na bene se. Manu uha abadukurikiye imbaraga zo gukizwa, kandi natwe ubwacu. Ntekereza ko Imana ikwiye guha abantu imbaraga zo kuyimenya. Bagahagarara mu nzira z'Uwiteka, bagahagarara mu mwanya wabo, bagahagarara neza. Amen. Bakihanganira inzoka zibarya. Ariko nubwo inzoka ziba zikurya, hari iyindi wareba ubushebwe bukakuvamo. Amen. Ibigeragezo ntabwo bikuraho ko Imana idahari. Amen. Twihanganiye ibigeragezo, Uwiteka azaza bidukuremo, aduhindura abatsinzi. Amen. Haleluya. Erega twizera ibintu bifatika, Joey. Abantu bizera ibintu bifatika. Iyo wizeye ibintu bifatika rero ukabiha n'igihe kandi utabigenga, niho hahandi baza kukubwira ngo Pastor Kimana yambwiye bikaba bidasohoka. Uhita uva mu byizerwa ukagwa. Nta kabuza. Mana we. Nta kabuza. Uwiteka Mana uturengere. Dusaba imbaraga, dusaba imbaraga. Dusaba imbaraga z'Imana. Dusaba imbaraga kuko gukomerera mu ntambara turimo. Hero ngewe ikintu nakundiye Yosefu gikomeye. Yosefu nuko yahunze icyaha. Yego. Impamvu yahunze icyaha kwari ukugira ngo isezerano rizasohore. Iyo yinjira muri kiriya cyaha cy'ubusambanyi, Uwiteka yari kumugiraho urubanza. Yari kwigumira hakaba umuja mwiza waho. Akagira icyubahiro cyo mu rugo. Ariko Yesu we arangije aramufata aramukomeza. Avuga ati ibyo bikora. Haleluya. Bituma ajya no mu nzu y'imbohe. Ntago ari we wakishoboje, Joe, ni Imana. Kuko kw'Imana kujya mu nzu y'imbohe yari wa mugambi uri kwinjiramo neza. Yego. Cyari cyacyubahiro ari kwinjiramo kandi atabizi. Yari ikosi. Uwiteka we. Mana warakoze kuduhisha icyo tuzaba cyo. Imana ni umukozi w'umuhanga. Umwami wacu Yesu Kristo ni umunyabwenge. Uyu munsi anyeretse ejo hanjye hazaza neza. Narwara pressure ahubwo kuko ni heza. Ushobora kwihuta ukava mu karenga umuhanda. Ariko Mana uri igitangaza. Abadukurikiye mwihangane ko Uwiteka yabahisha ejo hazaza hanyu, ahubwo tujye muri Kristo neza, twukizwe, duhunga icyaha kugira ngo twinjire mu mugambi w'Imana. Uyu munsi rebe ikintu rero abantu bajya bamaho urugero. Abantu bajya bavuga ngo none se nguriya muntu ngo Imana yamuhaye umugisha, afite amamodoka, afite amazu, data yamugiriye neza. Hanyuma rero yarangiza kuvuga ati se ko tuzi yuko afite umugabo w'abandi, afite umugore w'abandi kandi yarahawe umugisha. Iki kintu twakibwiriza gute abantu? Abantu bibwira ko umugisha ari imodoka, bibwira ko umugisha ari inzu, bibwira ko umugisha ari ibitabashwa byo mu isi, ariko ntekereza ko atari ko biri. Ntabwo uriya ntago ari umugisha. Pastor, umugisha ni iki? Umugisha ni iki Imana yagushyizemo. Umugisha ntago ari ibyo utunze. Kuko icyo Imana yagushyizemo nicyo kivuga ubwami bw'Imana, nicyo kigaragaza ubumana. Uwo ni wo mugisha. Biriya bitugose imodoka, inzu, amafaranga, abagore, abagabo, inka, ihene, ibyo ngibyo ibyo ni ubutunzi, ntago ari umugisha. None ubutunzi ni ubwa mbere wumvise ko ubutunzi ari umugisha? Oya. Buriya Pastor, icyo nabwira abantu badukurikiye nababwira ngo umugisha ni iki Imana yagushyizemo. Ni impano y'Imana. Ntabwo umugisha ari ihene utunze, ntabwo ari inzu ufite, ntabwo umugisha ari umugore ufite, ntabwo umugisha ari banka yuzuye amafaranga. Haleluya. Kuko uwari umugisha ntabwo twaba tubona abantu biyahura batunze amamiliyari. Haleluya. Yesu nashima. Amen. Haleluya. Uwari umugisha ntabwo umugore mwiza n'umugabo mwiza baba bakora divorce.
amen, kandi babifite. Haleluya. Yesu nashimwe. Bishatse kuvuga rero babandi baba bibeshye. Umugisha ni iki Imana yagushyizemo, ni impano y'Imana ikurimo, ni umugambi w'Imana kuri wowe. Kuko Yozefu tubonye ko umugisha yari afite, ukuboko kw'Imana kwiza ngo kwagendanaga nawe, ibyo arimo byose bikamunezeza, kugera n'aho anezezwa no kudasambana n'umugore mwiza mu gihugu. Haleluya. Yesu nashimwe. Iyo ni inyenyeri yari imuriho. Inyenyeri kuriho niwo mugisha wawe. Wowe se wayibwirwa n'iki? Wibwirwa no gusenga Imana, no gushimikira Imana, no gushaka Imana. Kandi ndikubariza buri wese udukurikiye, ndimo ndakubwira ko umugisha ni umuhamagaro, ni umugambi w'Imana ukurimo, ni iki Imana yagushyizemo. Ntago umugisha ari amafaranga, ntago umugisha ari ukuba perezida. Tubonye abaperezida basaze, tubonye abantu bananirwa rwose kandi bafite izo hene, bafite inka, bafite amazu. Ndagira ngo uri umushumba wakira abantu benshi, wakira bafite amamodoka menshi n'abafite amazu menshi, akakubwira ati mfite icyumba kingana n'urugo rwawe ariko sindyama ngo nsinzire. Ahubwo hari abava no kuri motora bakaryama hasi. Ntabwo wari umugisha. Rero umugisha ni iki Imana yagushyizemo. Icyo kirema umunezero muri wowe, kikarema ubwiza muri wowe, kiba ukuboko kw'Imana kukuriho niwo mugisha. Ntabwo umugisha ari intama nyinshi ufite. Ubundi reka numva ukuntu mvuga ku mugisha. Umugisha biterwa, ubundi hano mu isi hari ubwami bubiri. Hari ubwami bw'isi y'umwijima, hari n'ubwami buturuka ku musaraba, ku Mana Data wa twese twamenye. Uyu munsi rero Joel, impamvu nakwemera ko ibyo byose atari umugisha, hari umugisha duhabwa n'Imana. Mbere na mbere ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ni icyambere, nicyo kintu cyambere kumenya Imana, ni umugisha ugeretse ku bintu uruta ibintu byose byo mu isi. Kubera ko uyu munsi wa none hari utanga umwana w'akaba debile akabona iyo modoka n'iyo nzu. Ibyo si umugisha uturutse ku Uwiteka. Noneho wa wundi ubirebye arabyifuza, akavuga ngo uriya sengo kaguwe neza, uzi yarabikuye hehe, uzi yarabihawe nande. Rero ikintu ntekereza neza, uyu munsi hari ikintu navuga ko umugisha ku Uwiteka yamaye umugisha ntunga inzu, kuko yaturutse ku Uwiteka yamesheje umugisha. Njyewe uzi ko ari umugisha, njyewe ufite uko mbifata. Yesu ashimwe ko badukurikiye. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo rero aka kanya impamvu najya mu ruhande rwawe nuko twese tutabikura hamwe, nuko hari utanga umwana, hari utanga umugore, hari utanga ifura ye. Bishatse kuvuga ngo kugira ngo na Satani amuheshe umugisha. Turashimira Imana twamenye yuko icyambere amahoro Yesu atanga ngo ntarondoreka. Icyambere kumenya Imana, tukamenya Yesu Kristo akaba muri twebwe, niwe mugisha ugeretse kundi byose. Kuko biravuga ngo isi izashirana n'iby'isi byose. Kandi iyo tuvuye mu mubiri nta kintu tujyana, bya bindi twita ko ari umugisha turabisiga. Rero turabwira abantu badukurikiye ngo umugisha w'Imana wa mbere nuko twamenye Yesu Kristo akaba ari muri twebwe, nuko wamenye Imana itanga amahoro, nuko wakiriye umwami Yesu nk'umukiza akaguhindura uwo ari we. Uwari umujura agahinduka, uwari umurozi agahinduka, uwari wa wundi wo wari uriwe. Yewe nicyo kintu mbona nk'umugisha ukomeye ugeretse ku bindi, naho ibindi byose ni inyongera. Ariko umugisha wa mbere, ibintu byose ni inyongera. Pastor, reka tutagiye kuri n'iri jambo twasomye. Amen. Urumva ngo Uwiteka aba kumwe na Yozefu, agira ukuboko kwiza, aba mu nzu ya shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza ku cyo akoze cyose. Hanyuma bya bintu bya Yozefu ku cyo akoze cyose tuzacyita umugisha, kuko yagihawe n'Uwiteka. Icyo Uwiteka yashyize muri Yozefu niwe wari umugisha. Icyo yakoragaho cyabaga cyiza. Agendana n'Uwiteka agera ku rwego rwo kureka kuba umuja, aba umwami, aba uwa kabiri kuri Farawo. Noneho hari igihe uvuga ngo se runaka ko mbona ari uwa kabiri ku mwami. Ikikubwira ko ari uwa kabiri ku mwami ni inzira yaciyemo. Hari n'abantu babikura kuri ubwo buryo wavugaga bwo ku ruhande bwa na Satani afite ubushobozi bwo kuguha izo hene cyane, ariko ntabwo afite ubushobozi bwo kuguha amahoro. Ntabwo bishoboka. Satani afite ubushobozi bwo kuguha inzu nyinshi, ariko ntafite ubushobozi bwo kumara umubabaro. Arangiza ukarara hanze kandi uyifite.
turashimira Yesu twamenye. Satani afite ubushobozi bwo kuguha intebe nziza ariko ukayisariramo ukayiririramo. Satani afite ubushobozi bwo kuguha umugore mwiza, umugabo mwiza, ariko waryama ntusinzire. Ese uwo ni umugisha? Oya. Umugisha ni impano y'Imana. Ni iki Imana yashyize muri wowe kikuremera amahoro, kiguteza imbere, ukava ku rwego rumwe ujya ku rundi, ukavugana n'Imana ikakwereka ko amahanga azakwikubita imbere. Ariko shitani we ntabwo akwereka ko amahanga azakwikubita imbere, ahubwo arakubwira ngo rya abantu, ngo kugira ngo urusheho kugwira, kandi uko urya abantu niko nabo bakurya. Turashimira Yesu rero twamenye. Nabwira abantu badukurikiye ngo mube maso, muve mu mwuka w'ishyari, muve mu mwuka wo kwifuriza abandi ikibi, muve mu mwuka wo kumva wakwica mugenzi wawe kugira ngo uburizemo umugambi Imana y'icyo yamuvuzeho. Wowe udukurikiye hinduka, wowe udukurikiye wifuriza abagenzi bawe abo muvukana ibibi, hinduka. Turakwingingira ngo Kristo yinjire muri wowe uhinduke. Wowe udukurikiye turagusaba ngo ahari wahinduka iki gitondo nawe ukabona umugisha. None se Yozefu ko yahawe umugisha n'Imana akagera ahakomeye, byagiriye bande? Igihugu cyose na bene se na se na nyina. Uyu murongo wo ku gice cya 45 uwo yavuze ngo ntimwirenganye ngo Uwiteka niwe watumye mbabanziriza kuza inaha ngo kugira ngo mara abantu inzara. Amen. Si bene se gusa, iyo Imana iguhaye umugisha ntabwo ubera umugisha bene so gusa, ubera umugisha igihugu cyose, ubera umugisha ishyanga ryose. Amen. Haleluya. Ikintu rero numva nabwira abadukurikiye, intambara urimo wowe ndagukomeje, gumamo neza kugeza ubwo Yesu Kristo azaza akagukura mu ntambara. Zikirizwemo neza. Nubona wabuze amafaranga yo kwishyura inzu, wijya gusambana. Nubona wabuze icyo ugaburira abana, wijya kwesikoroka. Wowe udukurikiye, emera kuko nyuma y'amakuba n'ibigeragezo, nyuma y'ibyo ubona bidafite ishusho, Uwiteka azabishusho kuko uzaba winjiye mu mugambi Imana igushakamo. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Ndagira ngo abadukurikiye batubwire uko bumva rino jambo, batubwire uko ahari bumva byagenda. Abantu badukurikiye batubwire bumve ko byagenda. Bavuge kuri iri jambo, bavuge uko amarangamutima yabo yumva ateye, kubera ko ubundi kubera guhura n'abantu, iyo mbwiriza mbashaka kugira ngo basobanukirwe, bamenye ukuri, aho bakwiriye guhinduka bakava mu rupfu bakajya mu buzima. Kuko aka kanya abantu benshi bari mu rupfu, abantu benshi bari mu bibazo, abantu benshi ntago bisobanukiwe. Imana ishimwe. Haleluya. Rero ndifuriza abantu badukurikiye ngo mbese wowe wumva bimeze gute? Wavuga kuri iri jambo iki? Waduhamya kuri iri jambo? Urahindutse, ugiye kwegerana n'Imana, ugiye gukora iki? Uri mu ntambara zikomereremo, Uwiteka azazimusangamo kandi azimukuremo. Amen. Haleluya. Rero turashaka kubwira abantu badukurikiye telefone za Radio Umucyo kugira ngo bahamagare twumve icyo bavuga. Imana ibaha umugisha. Baduhamagara kuri 078 71 066 24. Imana ibaha umugisha. 078 71 066 24. Yo ni telefone ya Radio Umucyo. Radio Umucyo muduhamagare, mutubwire uko mubitekereza, mutubwire mbese tubifurije gukomera, nta kindi twabifuriza. Tubifurije kugubwa neza, tubifurije amahoro y'Imana, tubifurije ko uyu munsi Uwiteka yabagirira neza kandi akabishimira, umugisha w'Imana ukababaho, kubera yuko Yozefu yagendanye n'Imana, yabanye n'Imana, yahawe umugisha n'Imana, ariko yihanganira mu byamugerageje byose, mu nzozi ze, kuko Uwiteka nta n'undi yasanze. Ntabwo yabyeretse papa. Urumva ukuntu imbaraga z'Imana ziteye ubwoba. Ntabwo yigeze abyereka papa we, yabyeretse nyir'ubwite, uzabiruhiramo kandi akanabikiriramo. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ubundi umuruho ni nawo dukiriramo. Yego, uruhuka warushye.
imana itugirire neza. Hallelujah. Rero ndifuriza abantu badukurikiye ngo komerera mu kibazo urimo, komerera mu kigeragezo urimo, komerera mu makuba uhagazemo, komerera mu byo ubona bitagenda, komera ushikame, uzabona umugisha w'Imana, uzahabwe n'Imana amaboko akomeye akuriho, ukuboko k'Uwiteka kugendana nawe. Icyo Imana yagambiriye kizasora nutava mu murongo w'Imana. Ariko ndakwifuriza gukomera, ndakwifuriza kugira ngo ugendane n'Imana, ubane n'Imana. Urugendo wowe ubona ukabona ni rurerure ruroroshye kuko utavuye mu mugambi w'Imana. Ndifuriza abantu badukurikiye rero ngo umugisha w'Imana ubabeho kandi mukomeze mu rugendo rw'agakiza k'Imana. Ndashimira Imana. Yosefu yari umuhanga cyane. Yosefu yari umwuka w'Imana, ntago yabyishoboza atabaye Uwiteka. Rero nawe witana, wikwibwira yuko upfuye, wikwibwira yuko birangiye, wikwibwira. Nahamagara kuri radio Umucyo rero, twabahaye nimero, Imana ikabaha umugisha, Imana yabera ikabagirira neza. Iki gitondo sinzanye ngo ukuka umutima, ahubwo ndakwinginga kuguma mu mugambi w'Imana. Iki Imana ikugambiriye wowe ntacyo uzi, ariko hari iki Imana yakugira. Yesu ashimwe. Mwitwa bande, muherereye he? Mukaragi Thomas Ndindera. Yego. Tuba tubakurikiranye cyane, twigisha muri gutanga. Amen. Turabishimiye pe. Imana yo mwijiri guha umugisha kandi gukomeze nawe ukomere, Imana izakugirira neza. Nukuri rwose ibyo mutwigishije biratunyuze. Amen. Murakoze, Yesu aguha umugisha, Imana ikugirire neza. Radio Umucyo, alo, mwitwa bande, muherereye hehe? Yitwa Olivier Rutagengwa, mperereye Gatuna. Yego mama. Nukuri kw'Imana ndafashijwe n'iri jambo mwatugejejeho. Amen. Kandi nejejwe no kuba mbafashe radio Umucyo, ubundi nyifata nk'iyo ndi i Kigali. Iyo. Ariko mbashije kubakurikirana rwose, icyigisho mutwigisha kiradufasha cyane. Amen. Imana igikomeza ibagure mu buryo bw'umwuka, ibahe n'umugisha rwose. Amen. Aya magambo mutwigisha aradufasha. Amen. Nukuri Imana yo mwijuru ibaha umugisha. Urakoze, nukuri Nyagatare Yesu abaha umugisha kandi mwinshi. Urakoze namwe. Urakunezerewe, Imana iguha umugisha. Radio Umucyo, alo. Alo. Yesu ashimwe. Mwitwa bande, muherereye he? Ahimbaza cyane. Nanjye murakoze cyane, nanjye numva mumuriwe. Dore ndi mu gahinda kabisa, ariko nanjye numva byinshi. Ijambo matugejeje. Komera mama, bakwita bande? Njye nitwa Sanzabero Auguste. Jean d'Amour. Witwa? Sanzabero Auguste. Yesu aguha umugisha Auguste. Auguste, komera ushikame, imbere ni heza. Murakoze, muri mukuza kudusengera cyane. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Murakoze. Radio Umucyo, alo. Mwiriwe neza, mwitwa bande, muherereye hehe? Ndashimiye Imana Sylvia mu karere ka Ngoma. Yego. Nanjye ndagira ngo nsengere Imana kugira ngo imyaka irinde ibikeri. Vuga cyane. Ndi kubasaba ngo musengere Imana nanjye irinde icyerekezo. Imana iguha umugisha kandi kugirire neza, ko Uwiteka yagiriye neza Yosefu nawe yakugirira neza. Turagusengera mama, Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Imana yo mwijuru ibaha umugisha kandi ibagirire neza. Nyagatare baradukurikiye, isi yose iradukurikiye, Ngoma, Kigali baradukurikiye. Umugisha w'Imana ube kuri aba bantu. Radio Umucyo, alo. Ndashimwe. Yesu ahimbazwe. Bita bande, muherereye hehe? Kamusabye Imana emerereye Nyanza. Inyanza. Murakoze cyane. Natwe hari igihe tujya turota inzozi tukumva nyine ntabwo dusobanukiwe, ariko Yosefu nyine twumvise ko hari ibyarotaga bikabaho. Kandi mwakoze kumvisha ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Urakoze, Yesu aguha umugisha. Dusuruza abantu b'Ubutare kandi Imana ikugirire neza. Umugisha w'Imana ukubeho, inzozi warose zose zizasohora kubera ko ari umugambi w'Imana. Yesu aguha umugisha. Radio Umucyo, alo. Alo. Babita bande, muherereye hehe?
Halo, turakumva babita bande muherereye hehe? Donata ndetse Musagara. Ngo Ikiganiro cyanyu nacyumvishe nanjye naciye no muri ubwo buzima buvandimwe baranyanga kajya banesha umutwe ariko nkashaka gusenga nkacika intege ariko numvise ikiganiro cyanyu kiramfasha. Imana iguha umugisha kandi Imana iri kumwe nawe ntizabura kukugirira neza sibyo? Yego murakoze. Imana iguha umugisha kandi Yesu turagusengera Imana. Urumva abantu ko urugamba baba bararuciyemo rurakomeye. Radio Umucyo halo. Imana imuha umugisha kandi imugirire neza. Reka twingingira abantu Joel. Urumva baduteza amatwi ariko abari mu mujyi wa Kigali abari hanze y'u Rwanda tubasabiye umugisha, tubasabiye kugirirwa neza n'Imana, tubasabiye amahoro yo mu mutima, tubasabiye kumenya Imana byimazeyo. Amen. Kubera ko abadukurikiye ati nanjye hari inzozi narose. Nyamara Joel nanjye hari izo narose. Umwaka utangira hari inzozi narose. Amen. Hangana nazo. Ego. Ayi Imana yo mu gihugu cyo ziragire neza. Uko biba bitoroshye. Uziragire kuko urumva hari bene so bazazirwanya, hari ba Mukapotifari bazirwanya, hari benshi mugende. Ibyinshi birwanya inzozi z'umuntu. Ariko izanjye zizasohora. Nuziragira neza ukuboko kw'Imana ukabana nawe ikagendana nawe. Joel Yesu aguha umugisha. Amen. Reka tubwire abantu ahantu dusengera, dusengera ikabuga musi y'isoko rya Gahoromani. Nuhagera aho ngaho uzaduhamagare naho kaburimbo uyirenganyije uyirangije. Imana iguha umugisha. Nimero wahamagaraho yanjye ni 078 44 660 vuga iyawe wihutishije. 0788 80 52 98. Reka tubasengera Imana mwaduhamagara tukabakira tukabahesha umugisha. Duterana kuwa gatatu guhera saa 3 kugera saa 11. Yesu abaha umugisha. Turagushimye ko ukiranuka muri byose, turagushimye ko ufite imbaraga. Dusengeye abantu baduteze amatwi ubahereza umugisha kandi Uwiteka tubasabiye kugirirwa neza n'Imana. Tubahesheje umugisha uturuka ku Uwiteka Imana ishobora byose. Ikirenze kuri ibyo ubaha agakiza gakwiriye abihannye, tuzabone kubona ubugingo hamwe nabo. Ni mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha.